abanyonzi baragowe bagupfa ndagiye tu si wa mwana ra noneho ndabigenza k'inkweto none ndabigenza ntera sha icyo ngiye gukora ndakizi ntanjye ntago ndi umwana njyewe wose n'amaganga se niki twavugana wajya ureka kwitangurana ndavuga uwo mukobwa usa n'akazuba ubwo ninjye uri kuvuga niwe ndi kubwira hata mwe no nkubwira uraho nyine ndagushaka nyine urebye ndagushaka none sheri gira vuba uzeye ako sho uri kumwihamagarishwa gutyo hari umwana wajyanye iwabo sha nimba ari ibyo nanjye gare nzarigura wamwaye Jesus is Lord. uriya muzigo wari urenze wabonye wabyiwe twari turi swingi we Oh no. uzi ko ifiriti y'imbwa imana irari ikasita amazi hari umuntu uraba hafi akara karandekorera cyakoze ubwo bukapu muri baze bakinjiye vuba ubundi ngiye kugutwara turagarukira mu Burundi twagiye aho nta muri rezo turagarukira mu Buteka ya 10 ariko urabizi rwose njyewe rwose nakubeshya ni ukuri ntakubeshya nagukunze kuva kera koko se ni ukuri ndahizikiza rwose ahubwo nawe ugira icyo ubivugaho ntacyo navuga pe nta kintu wabivugaho birarenze ariko imizigo y'abandi ni igare ryanjye wowe igenza bitese yewe sheri tuzongera ubu imitwaro y'abandi samana yanjye uriya mukobwa kuko nari nkurikiye kuko nta n'icuma mpaye n'ibintu byose mpamvu Oh no.